biza kumenyekana ko ndikiragi mu gihe nari ndi kwiga kuvuga kumwe umwana avuga bumva wapi ni ukuvuga nyine kuko sinavugaga totaloma amezi 12 niyo nari namaze mu nda. Impamvu zo gutinda kuvuka naraziperereje ndazimenya aho nakuriye kuko nagize amahirwe yo kuba mfite ababyeyi bambwira ayo mateka y'ubuzima bwanjye. Bambwira ko Shalom 250 dukomeje kubifuriza kugira ibihe byiza aho hose. Tunashimira ko mukomeje kugenda mudukurikirana, ariko tukomeza tugenda tugusaba gukora subscribe kugira ngo ubu wa mbere mu kubona ibiganiro byacu tukugezaho. Nubundi nkuko mumaze kubimenyera tuba turi kumwe n'abantu batandukanye kuri channel yacu. N'ubu ngubu turi kumwe n'umuntu kandi twizera ko tugiye kujyana ikiganiro cyiza. Ntujye kure komeza ukurikirane. Shalom 250 turi kumwe nande, reka twibwire. Mbetse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye. Ndabanza gusuhuza abantu bose babitse inyandiko zuzuye ibyo Uwiteka Imana yagiye ivugana nabo mu bihe bitandukanye aho yakubwiriye hose, ariko ukaba ubitse izo nyandiko. Ndagushuhuje. Shalom. Nitwa Aloyizi Habi, ndi umusore ushima Imana. Nanjye ndi umwe wagiriye ubuntu bwo kuyimenya nkayimenyera muri bya bindi abantu benshi bita amayobera, ibyo benshi bita ubupfapfa, babona nk'ibidasobanutse. Aho niho namenye uwambambiwe. Nkunda Yesu rero, mfite icyo mukundira nuko yabanje kunkunda akabigaragarisha amaraso yamennye ku musaraba menshi. Nibyo. Ariko Aloyizi Nubu utandukanye n'abasore tuzi dusanzwe tubona hanze ahangaha. Bivuze ngo uri umusore ushima Imana. Bivuze ko harimo abandi batayishima. Abandi babimeze gute? Ntago nahamya ko hari abatashima Imana, ariko bishoboka ko hariho mu buryo bwabo bafite uburyo bayishima, cyangwa se wenda akaba atabona umwanya wo kubivuga uko ayishima. Ariko ngewe nongeye kwishima ko mbonye aka kanya ko kuvugira imbere ya Shalom 250 ko shima Imana, kuko hari byinshi cyane nyishimira kugeza uyu munsi. Urakoze cyane. Reka twihuse cyane tubanze tumara amatsiko abadukurikiye, tubanze tukumenye buryo umuntu kugeza aho ngana gutyo ufite ibintu byinshi baraciyemo, kugeza ko tukuza ubu ngubu. Abantu benshi bamaze kukumenya, n'ubundi barakomeza banakumenye muri iki kiganiro tugiye kujyana. Niyo mpamvu tubashishikariza gukomeza kudukurikirana kugira ngo bakumenye. Hari ibintu byinshi twagiye tukumvaho bitandukanye. Twihuse, ntabwo ndi bujye kure, ntabwo ndi butinde. Ngo waravutse uri ikiragi, ibyo bintu ugiye kubitubwira. Ko wavutse uri ikiragi cyangwa se ufite ubumuga bwo kutavuga, cyangwa niko ubu ngubu bisigaye bimeze, bavuga kugira ubumuga bwo kutavuga. Siko basigaye bavuga ngo none byaje gute ibyo bintu uko urimo uravuga kandi ko waravutse uri ikiragi? Koko tubwire tubiri muzini muzingo uko byagenze, kuko abantu bakunze kubyumva. Ubu dusigaye tukubona uririmba n'ijambo ry'Imana rivuga, twagiye tukubona mu kazi gatandukanye k'itangazamakuru, ariko ubu ngubu uravuga. Wavuze ute? Ni imirimo myinshi y'Imana yigeze ibwira Aburahamu mu myaka myinshi ngo amaboko yanjye menshi niyo azabakura mu Egiputa. Yari iri kumubwira uburyo izahereza Abisirayeli Kanani. Ayo maboko menshi rero niyo yakoresheje icagagura imigozi yose yari inziritse ururimi. Uyu munsi ndavuga kandi ntago mvuga bibi, mvuga imirimo yayo, mvuga ineza yayo no gukomera, nkabibwira abantu, nkanahumuriza abantu, mbabwira yuko uyu munsi ushobora kuba umunsi mu minsi igize umwaka. Ukuntu rero byatangiye, navutse muri 91, hanyuma bantwita amezi 12. Amezi 12 niyo nari namaze mu nda. Impamvu zo gutinda kuvuka naraziperereje ndazimenya aho nakuriye kuko nagize amahirwe yo kuba mfite ababyeyi bambwira ayo mateka y'ubuzima bwanjye. Bambwira ko bari bararozwe, icyo bita kuroga umudamu twite. Abantu benshi barahita babisobanukirwa. Hanyuma bandoga nkiri mu nda rero, bandogira mu nda ya mama. Hanyuma uburyo byakozwemo, bafashe akagozi
k'ikirere bakabohamo inyabubiri, niko kantu bandogesheje. Hanyuma mama yansobanuriye ko mu bijyanye n'ibigirwamana byabo bari bakoresheje bwari uburyo bwo kugira ngo bandoge iyo nago, bayita intago, hanyuma nzapfire mu matako igihe mvutse, kandi byari ngombwa ko mpfana na mama. Imigambi yabo rero ntabwo yaje kuzura. Byageze igihe cy'amezi 9 umwana yakavutse sinavuka, ndenze igihe. Urumva ko imigambi yabo satani yarakirwana ngo arebeka antwara ubuzima. Hanyuma mu kuvuka n'ubundi navutse sinigeze ndira nk'abandi bana. Kumwe umwana avuka karira, aho hantu niho nahise nk'uruburagi rero. Urumva niba umwana normal ashobora kuvuka karira, nge sinigeze ndira, ahubwo sinaninyeganyije. Bagize ngo babyaye upfuye cyangwa se nindivuyemo nyine. Na mama rero ambwira ko nawe yahise ajya muri koma iminota 30. Ubwo rero byabayeho ko mu minota 30 nza kuzanzamuka, na mama arazazamuka, bumva nyine ndinyeganyeje, ariko kuriraho sinarize. Bakora ibyo bakora mu bijyanye n'uburyo bwo kugira ngo nyine umwana bamufate neza, kuko bari babonye ko ndi muzima. Ariko aho ngaho kutarira nizo mpamvu zo kuba zo kugira ubumuga bwo kutavuga, niho hantu. Ariko ntago bahise babitekereza kuko genda imfura ni n'ubwa mbere bari babyaye, bari batarasobanukirwa neza ibyibyo. Barakomeje barandera bisanzwe nk'umwana, ariko mu kurira hari uburyo nariraga bajya bambwira ko bitandukanye nuko nakagombye kuba nariraga ndi umwana. Imana yigeze ibwira Yeremiya iramubwira ngo nakumenye ntarakurema, kandi ngo nkweza utari wavuka. Ni ukuvuga ngo kandi ngushyiraho. Ako kantu niko nshaka kutindaho cyane, ngo ngushyiraho. Iyo hasomye neza urakomeza ukumva n'ibindi, ariko nshaka kuvuga ko kantu ngo ngushyiraho kugira ngo ubumuhanuzi uhanurira amahanga. Ibyo bintu rero nsimbutse gatako aho ngaho. Iyo usomye mu gice cya mbere cya Yeremiya ukageza ku murongo wa 11 n'uwa 12, Yeremiya nibwo yararyamye, noneho Uwiteka aramusanga aramubwira ngo ubonye iki. Arangije aramubwira ngo mbonye inkoni y'umurinzi. Uwiteka aramubwira ngo waroye neza, ngo kuko ariko ndindi jambo ryanjye kugira ngo ndisohoze. Nta rindi jambo yarindaga rero, ni rya rindi yamubwiye hasi nasomye ukaza ukagera mu bice byaho 10. Ariko ahantu nshaka kugarukaho naho havuga ngo ngushyiraho. Hari ikintu Imana rero iba yadushyiriyeho mu by'ukuri, ntabwo ushobora kuza gupfa ubusa hano ku isi. Hari umugambi Imana iba yagutumye ngo ugende usohoze. Niyo mpamvu rero abarozi bitambika igakubitisha ya nkoni y'umurinzi yabwiye Yeremiya, ikagenda icinzira kugira ngo umugambi wayo usohore. Niko rero yabigenje nanjye. Biza kumenyekana ko ndikiragi mu gihe nari ndi kwiga kuvuga. Kumwe umwana avuga bumva wapi, ni ukuvuga nyine kuko sinavugaga totaloma. Ubwo rero babimenye baramvuza. Njya numva ko hari umuzungu w'umubirigi wankurikiranye, arankurikirana ariko aza gusubira mu Bubirigi ntakize. N'ubundi ntago nari nkize. Nakomeje mu ubwo buzima, mvuka mu muryango ukijijwe cyane, nawe wemera ari amaraso ari ya Yesu, ari yamenetse Nyabihanga, ari nayo nshima. Hanyuma rero bayakomeje gusenga kugeza uyu munsi. Ngira ngo bumvise amagambo mvuga, nubwo atari mabi ariko ni menshi. Aha, Imana irakurinze nyine. Hanyuma njye ndashaka kwibaza, hari utuntu ngo bapfunyitse, warutubwiye baratubonye, babibwiye n'iki? Utuntu batumenye gute? Nuko bakubwiraga batubonye turi ahantu badusesetse, byagenze bite? Tugiye mu muco w'u Rwanda, hari icyo twita ibyivugo. Ibyivugo umuntu yivugaga ababisha yishe ku rugamba naho yabiciye, nicyo twita ibigwi n'ibirindiro mu Kinyarwanda. Bityo rero urumva ko kwica byari ubutwari. Sinzi niba ari uwabikoze wigambye, kuko nyine hatari haciyeho igihe gito umuco ucitse, ariko sinzi uburyo babimenyemo. Ariko mu kunsobanurira bambwira ko ari iyo ntago bakoresheje. Yashobora kuba wenda ari we wigambye, cyangwa se ari ubundi buryo ntazi kuko sininjiye mu kubisobanuza, ariko nayo mateka bampaye. Ubwo n'ababyeyi babikubwiraga? Ni mama wabimbwira. Hanyuma kugira ngo dukure mu rujijo abadukurikiranye, ndagira ngo tubwire periode n'irya ari ibyo bintu byabayemo,
kuva urumva tuvuge ko wavutse 91 wavuze 93 94 95 wavuze ryari? Kuva mvuka urumva navutse ndikiragi cyangwa se mfite ubumuga bwo kutavuga. Nakize ndi muto, ntabwo igihe nakiriye ntabwo nabajije imyaka neza, ariko nkurikije uko yabimbwiye ntirenze mu myaka yanjye ine, ariko sinavuze tutaroma, ahubwo navuze nyine ku buryo wumva ko hari amagambo amwe namwe mvuga ndedemanga nsimbuka, ntabwo nahise menya kuvuga icyarimwe, nagiye menya kuvuga ibintu bike bike, ku buryo niga mu wa mbere segonderi, byo ni vuba ntabwo ari kera cyane, ni nko mu myaka 2010 gutyo. Nibwo ndabyibuka abantu cyane twiganye mu by'Imana ndabashuhuje, barahita babyibuka. Ari indirimbo nakunze kuririmba kuva kera, mpimba indirimbo, ibisigo. Twibutse adukurikiranye kuri n'umuhanzi w'ubu, wenda tuzaza kubigeraho hanyuma rero naje kuririmba indirimbo. N'ibisigo sinzi ijambo uvuze ibisigo. Ibisigo navugiye mvuga ibisigo mu bukwe. Bivuze ko uri umusizi. N'umusisi hanyuma ndabyibuka neza, n'abankurikirana twiganye barabyibuka. Naje kwibagirwa, ubundi najyaga nandika indirimbo ariko hakaba ibintu bihekane bingora. Ndabyibuka igihekane cya nyuma cyanzengereje ni igihekane bita sha. Niga mu wa mbere segonderi naje kuririmba indirimbo irimo sha, irangora cyane kugeza ubwo abanyeshuri baje kunyita izina bigendeye kuri iyo ndirimbo, kuko sha yananiraga. Navugaga niba ngiye kuvuga inshuti nkavuga ubushyuti. Icyo kintu bahitse babyibuka cyane, hari abahita baseka bibutse iryo jambo. Ku ishuri bakundaga kunyita Aloys Badege ni izina nakuranye kuva primaire kurinda ndangiza amashuri nize. So bahita babyumva rero ni ngiye Badege. Bakundaga rero kunyita akazina bakwiye kuri iyo ndirimbo segonderi yose, kubera ye nize mu by'Imana kuva ndangira mu wa mbere kugira ndangiza, nahize urumva imyaka 6. So rero urumva ko nari ntaramenya kuvuga neza ibintu byose kurinda ngera mu wa mbere, ariko icyo nibuka cyo nuko nageze mu wa 3 naramenye kuvuga rwose, kuko n'izindi ndimi n'ubuvanganzo, Ikinyarwanda cyari principal, niga kiboneza mvugo neza. Urumva ko byari ngombwa ko ururimi rushobora kuvuga ibintu byose noneho. Ubwo Imana yagiye ikora ibitangazo, urumvikana. Nguwo Aloys Habit uri kumwe n'umuhanzi, n'umusizi, n'umuntu ugira impano nyinshi, ariko Aloys ugira impano zingahe wamugane? Ntago ndicara ngo ntondeke menye ngo mfite impano izi nizi. Gusa icyo nzi cyo nuko Imana yampaye byinshi. Nshobora kuba nakwandika ibisigo, ubwo hari abantu nagiye mvugira ibisigo mu bukwe bahise babimenya cyane. Nimba nakugoye hari icyo wavuga cy'igisigo cyo mu bukwe? Iyo umwanditsi ibintu wanditse ntabwo wabiyoberwa. N'ejo bundi ku wa gatandatu ku itariki 3 ari n'undi mugeni navugiye mu bukwe igisigo. Uvuga akantu gato cyane, gato kugira ngo wenda n'abadukukenye babyumve koko gato. Tuvuge imbere yawe hano hari abageni, tuvuge ko imbere hari abageni, cy'akantu babwira. Hari icyo nise ninde uri kwiye rero ntabwo ari ikamba nk'uko abantu benshi bahise mvuga icyo gisigo bahise bavuga ngo ese ni ikamba, ariko si ikamba nge navugaga, ni izina. Impamvu nakise ninde uri kwiye, abantu benshi bumvaga biramata, kubona umugore biragoye kwa. Sasa noneho ngewe ngiye kuvuga igisigo ndavuga ese noneho niba kubona umugore bigoye muzabana igihe cyose. Ariko mu guhimba icyo gisigo nigeze kuganira n'umuntu arambwira ati by'ubu bisigaye bigoye ubwiye umuntu ko umukunda, akakubwira ati nanjye ndagukunda, uramubaza uti kugeza ryari, by'ubu bisigaye ari manda. Bityo rero ngewe nkita ninde uri kwiye, ninde ukwiye iryo zina ryo kwitwa umufasha w'umuntu. Natangiraga mvuga rero ngo ninde uri kwiye, avuga ngo ipfundo ry'u Rwanda ripfuritsemo ubupfura, n'abari beza babereye u Rwanda, buje urugwiro bagenda hagendwa, ko mbona abakobwa bakwiye gukobwa, izina ry'ubwari ndihendo rikwiye. Ni icyo ngicyo. Ari icyo navuze rero, icyo mperuka kuvuga vuba na kisi impamba.
cyo nyanditse vuba nshobora kuba nta kimenyo kirimo amazina y'abantu navugiye n'umuhanzi abantu benshi bamuzi w'umuvugabutumwa bita Imana Irakaramadeo, ndamushuhuje ashatse vuba cyane, ari mu kwabuki, akomeza gubwe neza, yumva amahoro ya Kristo. Ndamukunda cyane. Ni igisigo rero nawe namuvugiye ejo bundi ku itariki 3 z'ukwa kane, urumva ni vuba niho meruka kuvuga igisigo. Ubwo urumva igisigo, ibintu by'ibisigo biri muri bimwe, imivugo wakwiba ufite ikivugo? Oya, ntago ari ibyivugo. Imivugo n'ibyivugo biratandukanye. Imivugo ushobora wenda kuhimba umuvugo w'icyunamo yumva, nari nanawufite watsinze amarushanwa menshi cyane. Ushobora guhimba ubundi mu bantu bize ubuvanganzo beta babyumva neza, hari icyo bita umuvugo, hakaba n'icyo bita noneho igisigo. Gusiga rero hazamo kuribagiza umuntu. Ushobora kuba ufite umugore wawe ukamusiga ukamuribagiza, kandi ibisigo hariho nyabami n'ibya rubanda, biba bitandukanye. Rero ushobora kuba ufite umuntu ukunda ukamusiga ukamuribagiza. Kuribagiza mu kinyarwanda cyiza ni ugutaka umuntu birenze kugira ngo yishime, abone ko nyine umufitiye umutima w'urukundo. Ushobora kuribagiza mama wawe kubera abantu dukunda ba mama cyane, ukamuribagiza rwose, ukamutaka, ukamuvuga uburyo bwose bushoboka kugira ngo yishime. Ibyo nibyo bita ibisigo. Naho umuvugo rero ni sije runaka uvugaho ugamije kugira ngo abantu muri rusange bakuremo isomo, inyigisho, bahinduke. Ushobora guhimba wenda n'urugero ugahimba ku biyobyabwenge ubwira abantu ko atari byiza. Ushobora wenda guhimba kuri jenoside. Nari mfite umuvugo w'icyunamo nise genda mwaka uruw'amateka, wagiye ukoreshwa ahantu henshi hatandukanye. Urumva ko uwo ni wo muvugo ushobora kuvuga ugamije kwigisha abantu muri rusange. Urakoze cyane. babyumvise ko ufite impano nyinshi, uri n'umuririmbyi mu kandi cyo tugiye kugeraho. Usibye kuba umusizi, ikindi ni iki? Ubwo muri rusange reka tubone n'umukinnyi wa filime. Gukina filimi ntabwo nigeze nzikina ku buryo abantu bazimenyeho. Icyakoze hari izo nagiye nandika zakinwe kandi zigera kuri. Ubwo rero byo sinavuga ko ndi umukinnyi wa filimi, ahubwo ndazandika. Ariko uko iminsi igenda ishira ndushaho kubikunda, ariko kubera ko nkunda cyane kuririmba, nsigaye ntwarwa n'amavuta cyane yo kuririmba kurenza gukina filimi. Kuko impamvu nkunda kuririmba byaje gute? Ubwo twagiye mu bijyanye no kuririmba, muri iyi minsi turi kumva indirimbo zawe zitandukanye, ugiye no kuzitubwire n'impamvu wagiye uzikora. Byaje gute ibyo kuririmba? Ubu ntabwo uzafata ibintu byinshi hanyuma ujye kubona ubone bimwe bigiye ku ruhande, ibindi birazamutse. Ntabwo, kuko ufite impano nyinshi. Kuririmba byaje bite? Ntabwo byaba byinshi kuko Kristo bishyira muri nge mu buryo bwiza bwo kubimanaginga. Ibyinshi bya tumurongo ntabwo yabima. Kwanza tureka duhere kuri icyo. Kuki uririmba gospel? Kuki ari izo ndirimbo wumvishe ushaka kuba waheraho kuririmba indirimbo ko ari nyinshi? Impamvu nahisemo gospel, ubundi ngiye natangiye muri rusange, ntabwo niyizi ntakijijwe, ntabwo niyizi ntari mu rusengero. Icyo ni kimwe kimpa kuririmba gospel n'ubuzima nakuriyemo. Ikindi kandi impamvu nahisemo kuyiririmba, hari sije ntajya ngira muri ngewe. Ntabwo se naririmba umukobwa se ngo ndamukunda nzapfa ejo, cyangwa ndasinzira ibitotsi nkabibura. Ntabwo mba numva biri interessable kuri ngewe, ntabwo biba biri interesse. Ariko wakumva gutya cyane nta rukundo ugira? Urukundo ndarugira rwinshi rwose, ugereranije n'urukenewe. None se uko kuri umusizi ntabwo ushobora kuririmbira nyine umukobwa cyangwa se umuntu ukunda ukamuhimbira igisigo sinzi n'indirimbo wamugani, ntabwo wabikora? Sinzi, ntabwo ndabitekerezaho gutyo ku buryo nahita mbigusubiza, kuko sindabitekereza ngo numve uko byagenda ndamutse ngeze muri icyo gihe runaka. Ariko gusa icyo nzi nuko icyo nerekejeho amaboko ngikorana umwete Kristo akamfasha. Ahubwo wenda nkurikije icyo wari umbwiye kijyanye no kuririmba, nabitangiye ryari, byaje gute? Gospel nturirimba izindi ndirimbo zitari gospel?
ntabwo niyizi ntaririmba cyangwa ntahimba. Ndabyibuka ntangira ikintu cy'ubusizi kera niga primaire mu wa kane nigeze guhimba umuvugo. Hari ibizami twajyaga dukora abantu bize primaire mu gihe cyanjye barabyumva byo kuririmba no gushushanya kera. Hanyuma ngiye kubera ko byari byaranyihisha ibintu byo gushushanya no kwiruka n'iki nkihimba ibisiga abarimu bakabikunda cyane nkabakubitira umuvugo. Hari umuvugo nise umurezi, ariko no twakera ntago mba ntanyitwibuka ni kera cyane. Arumva mu myaka mfite niga primaire mu wa kane ni kera. Rero nakomeje gukurira mu rusengero ngenda mpimba indirimbo zitandukanye. Hari n'igihe ku rusengero nabagaho bashatse no kunsohorera indirimbo ariko ntibyakunda. Ngeze i Kigali nakomeje kugenda nandika indirimbo zimwe nkaziha abahanzi batandukanye bari mu bihugu bitandukanye. Noneho ikintu cyanteye rero imbaraga zo kuririmba ku giti cyanjye, hari indirimbo nagiye nandika mpereza abantu bakaziririmba nkumva zigeze kure cyane, nkumva zirakunzwe. Ngenda numva nanjye nkunze kuririmba. Twatubwiriza indirimbo se? Sinzi niba kuvuga indirimbo ari ngombwa cyane ko wenda nk'uwayiririmbye rimwe na rimwe abahanzi hari igihe bataba niba wenda mu gitangazamakuru aje akaba ngo mfite indirimbo nasohoye indirimbo, wowe ukajya uvuga ngo siye ninjye wayanditse. Urumva ntago biba ari byiza ku buryo nahita ntangaza ngo iyi ngiyi ninjye wayanditse, iyi ninjye wayanditse, iyi ninjye wayanditse. Biremewe mu muziki, hari uwandika, hari ucuranga, hari ukora indirimbo, produce, ibintu nk'ibyo. Yampaye nk'uburenganzira ko nabivuga, ubutaha nzaza mbivuge. Ni benshi ariko uzampa uburenganzira. Muri make uri umwanditsi w'indirimbo, nicyo bivuze. Ndi umwanditsi w'indirimbo, ngira ngo nk'ubu hari izo ndi kwandika zigera muri 2 nandikira umuhanzi w'umurundi. Hari izo ndi kwandika USA z'abahanzi bari USA. Nanjye ubwanjye kandi ndakomeje kwandika kugira ngo nkomeze gukora umurimo w'Imana. Urumva ko kuririmba ni ibintu ninjiyemo cyane kandi ni ibintu mbona ko Kristo ari gukorana nanjye. Ubwo rero nanashimira abantu benshi bakomeje kugenda bamfasha mu buryo bwa production, mu buryo bw'inama. Imana igibaho umugisha umunsi ku wundi kandi imirimo bakora ntabwo ari ubusa ku mwami. Twikomereze kuhimba gospel rero. Kuririmba gospel impamvu nabihisemo gospel ni ubuzima. Numva warugize uti ntago wakwisanga uri kuririmba umuntu kimwe no kwenda utakwisanga mugane uri kuvuga undi muntu, sibyo kuvuga Yesu. Wenda hari indirimbo numva naririmba, indirimbo za wenda n'urugero nk'indirimbo za Karisa Karasira ntizagushuke. Wenda n'urugero ni indirimbo ziba zirimo ubutumwa bwiza, ubigenza ute ya Niyo Bosco. Nyine hari indirimbo naririmba bidafatiye ngo wenda simvuzemo Imana cyangwa Kristo cyangwa marayika. Hari indirimbo naririmba ariko hari n'izindi nanone ntaririmba. Ariko ngewe kugeza uyu munsi ndi mu murongo wa gospel muri rusange. Niwo numva umutima wanjye ushikamiyeho cyane. Ngira ngo hari urabizi ko mfite n'indirimbo nshyashya iri hanze kandi abantu bakomeje kuyikurikira cyane. Ndabashimira n'ukuri urukundo rwinshi munyereka no gukomeza kunkurikira ibitekerezo. Abantu nahamagawe n'abantu benshi kandi mu bihugu bitandukanye. Ndabashimiye kandi ndi imbere yanyu. Kristo akomeze kubagirira neza. Umuntu yakwibaza tujye mu ndirimbo. Mu indirimbo ya mbere wahimbye ni iyihe? Wahimbye ute? Byaje bite? Indirimbo ya mbere rero nanditse, indirimbo ya mbere nanditse yari gospel ariko ngiye kuyisohora bayirira muri studio. Niba yari nziza simbizi. Gute dusobanuye neza bayirya gute? Bambwiye ko studio yahiye n'ibyo ngibyo. Studio yarahiye. Bambwiye ko studio ifite ibibazo. Indirimbo urayibura? Indirimbo ndayibura. Warayishyuye barayikoze ibintu byose? Nararetse burundu ariko ndavuga nti byanga byaka. Ntago tubwira aho yakorewe? Ntago ndi bubabwira aho yakorewe. Umuntu wari wayikoze uyu munsi ameze neza, ari kuri hit kandi mfasha n'ubundi bufasha bwishi butandukanye. Ariko nuko nandi ku kijyanye n'indirimbo yanjye ya mbere nuko yaburiye muri studio ku mahera. Wagiye ahandi se? Naje rero gukora indi ndirimbo ari nayo na itubwire. Iyo ngiyo nawe urayiriye tu. Iyo ngiyo reka nanjye nyirye kuko impamvu iyo ndirimbo ya mbere nayanditse ariko nyandika ari uwampaye igitekerezo.
arambwira ati igitekerezo giteye gutya, kitubwire. arambwira ati ndashaka yuko uhimba indirimbo ya gospel ariko iteye gutya. Abantu benshi bagiye bahuriwe n'ibibazo bitandukanye, ariko noneho uyishyire mu njyana igezweho uyu munsi. Ndabikora rero, gusa icyo nibuka nuko iyo bavuze injyana igezweho ariko ubwo no kuvuga iki igezweho n'ibiki muri gospel, hari injyana igezweho muri gospel, itigezweho muri gospel. Ugiye ukurikirana iby'umuziki, hari uburyo kera abanyarwanda baririmbaga bitandukanye n'uko uyu munsi baririmba. Ikindi kandi hari n'ibikoresho byakoreshwaga bitandukanye n'iby'uyu munsi bikoreshwa. Ubwo rero hari n'uburyo twagiye tuva muri biti zacu, mu njyana zacu, tukagenda dukurikirana izindi njyana zituruka ahandi hatandukanye. Ngira ngo urabizi ko indirimbo zacu iyo ukurikiranye karahanyuze, ririya niryo zingiro ry'injyana zacu cyane. Ariko uyu munsi twe hikubisamo ama afrobeat, hikubitamo ama R&B, hikubitamo mantuza bayita gute, ama afrobeat nayavuze. Ariko hari injyana nyinshi, ama reggae, so urumva ko ama slow, injyana zabaye nyinshi. Ubwiye umuntu akubwiye rero ngo unyandikire mu njyana igezweho uyu munsi, iyo uri umwanditsi ukurikirana umuziki. Urakoze cyane. Turutse kuri Shalom 250 turi kumwe na Aloys Habi, ngiye ndi Didius Produce, turi mu kiganiro. Hanyuma Aloys, hari indirimbo bagiye kutubwira washakaga kuvugaho cyane, ya kabiri hari ndakeka niyo waryo kuvuga. Indirimbo uyu munsi mfite ari nayo nshyashya, indirimbo nise mbitse inyandiko. Mbitse inyandiko wazandikiye hehe, wazibonye ute, zaje gute, zajanwe n'iposta, zajanwe n'indege, izo nyandiko ninde wazanditse, uzibikiye iki? Iyi ndirimbo ibyo bibazo byose uko bimbajije, ni indirimbo yanduhije mu by'ukuri. Ni indirimbo nakoze mu kwa kabiri, isohoka mu kundi kwa kabiri. Yamaze umwaka muri studio. Nk'umuntu wari uzi ko nakoze iyo ndirimbo ntayibone, yajyaga ambwira ati ariko mbitse inyandiko uzayisohora ryari. Akaba ubwo rimwe na rimwe anambwira ati ariko so wenda kubaza ubundi ni indirimbo kari inyandiko wibikiye. Ugasanga ari abantu benshi b'inshuti zanjye za hafi bagenaga bambwira icyo kintu, bari bazi ko ngiye kuyikora kandi bayikunda. So rero ni indirimbo nise mbitse inyandiko. Izo nyandiko navugaga rero, hari abantu bakunze kubana n'Imana cyane, hanyuma Uwiteka akagenda ababwira ibintu byinshi bitandukanye. Niba mubyibutse neza abantu badukurikiye, ushobora kuba warasengeye ku karago cyangwa se waruriye imisozi ahantu runaka. Mw'ibyo bihe hari abantu bagendana amakayi Uwiteka akababwira yandika. Ibyo bintu urabizi? Amakayi, ukagendana nk'ikayi karine, icyo Uwiteka gukubwiye ukandika. Haje telefone, basigaye bandika muri telefone. Izi telefone zitaratangira kuza, twagendanaga ikayi rwose, ukaba wakwandika icyo Uwiteka akubwiye ukandika. Izo ni inyandiko navuzemo z'ibintu Imana yagiye itubwira. Nzakugira umuntu ukomeye, ndakugaburiye, nguhaye icyo kurya n'icyo kunywa, ndagutambukije, ibintu byinshi bitandukanye, amakuru atandukanye Uwiteka yagiye aduha ku buzima tugendana. Izo ni izo nyandiko za mbere. Hanyuma izindi nyandiko navugaga ziriya zose ziri muri Bibiliya. Bavuga ko Bibiliya ari ubuhanuzi butavangiye, ni ahantu ujya ugakura inyandiko uzagendana ubuzima bwawe bwose. Hari igihe usoma muri Bibiliya ufite ikibazo runaka ugakubitana n'umurongo uhita uguhanurira, kandi uko nguko bikaba ariko bigenda ku bantu babyemera kandi babyizera. Ibyo bibaho kandi birashoboka. Uwiteka atubwirira muri Bibiliya kandi ni ukuri tukumva tugafashwa. Izo nazo ni izindi nyandiko naririmbyemo. Hanyuma izindi nyandiko naririmbye ni indirimbo bisanzwe. Umuntu ashobora kuririmba indirimbo ukumva ni wowe wabwiye, kumva ni ubuhanuzi bwawe, ukumva Uwiteka avuganye nawe mw'icyo kintu. Burya rero ntabwo uba wibeshye, kuko icyo umutima wawe wemeje kiba ari icyo ngicyo. Uwiteka mbese uburyo bwose Uwiteka avuganiramo natwe nizo nyandiko navugaga. Tubwirire byanditse muri izo nyandiko, nimba atari ibanga. Ariko se ntabwo ari ibanga, kuko indirimbo yagiye ku mugaragaro, hirya na hino turi kuyumva. Tubwire ibyanditse muri izo nyandiko, wenda ashobora ko ari n'umuntu utarayumva, ngerage kuyumva kuri channel yawe. Iri hehe ubu ngubu iyo ndirimbo? Indirimbo iri kuri channel ya Aloys Habi. Aloys Habi, umuntu yagenda kuri YouTube akandika Aloys Habi, iyo ndirimbo akayikurikirana. Hanyuma tubwire byanditsemo.
byanditse mu ndirimbo, ndabanza mvuge uburyo byaje. Ari nimugoroba ndi kujya gusenga, ntekereza interivale cyangwa se intera iri hagati y'aho Imana inkuye n'aho ingejeje, mbona ni hanini cyane, ni harehare cyane, ni hagari. Hanyuma mbona n'ibyo yagiye ivuga byose, n'ibyo nagiye mbika nyine muri izo nyandiko navuze ni binini. Hanyuma ntangira mvuga ngo mbitse inyandiko nyinshi zuzuye ibyo wambwiye, uko uzajya ugenda ukora nzajya ngenda mbivivura. Ni ukuvuga ngo icyo Imana ikoze sinzigera nkibagirwa, nzajya mvivura mvuge ngo icyo uragikoze. Ni indirimbo mu by'ukuri irimo ubusizi ku buryo ushobora kuyumva ntubyumve neza, ariko umwuka yagusobanurira ukabyumva. Hanyuma aramvuga ngo ariko icyo nabonye ni uko utajya ubasha kubeshya, kuko aho ugejeje ni ukurubereye amashimwe. Abantu bazi za Bugesera mu murenge wa Ngeruka niho nari nturutse, doko ufatanye n'umurenge wa Kamabuye uhita ufatana n'uwi Burundi. Wagenze igihe kingana iki? Narahavuye ndatega ngera Nyamata, nihita ikiyashiriye. Abantu bazi kuva Nyamata ugera i Kigali nahagenze n'amaguru, gera hano za Kacyiru kuva Nyamata. Ariko hari umuntu mwari mufitanye gahunda ko ubuze kumusura? Nta numwe. Wenda nsubiye inyuma gatoya, nari mfite mukuru wanjye wo kwa data wacu, ndamubwira nti nzaza i Kigali gukorera y'ingando. Bwari uburyo bwo kugira ngo nzi Kigali, arambwira ati niwanyu wazihakorera nta kibazo. Mbese uburyo bwose bwo kuza i Kigali ndabugerageza buranga, ariko kuko mama yari yarambwiye ati wowe ubaye mu cyaro ugahinga wakena kuko ntabyo uzi, nahise numva nanjye iryo jambo ritumye nanga icyaro cyane, ntago nari nzi guhinga. Nicyo kintu mama ndamushuhuje, ndamukunda cyane. Nicyo kintu nebuka yari yarambwiye ati wowe uhinze wakena. Byatumye rero numva ntashaka gukena, kandi numva ntashaka guhinga kuko nibyo narinzi cyane rwose. Hanyuma rero ndavuga nti uko byagenda kose, nari narabisetinze mu mutwe, ndavuga ni ku itariki 5 z'ukwa gatanu 2015, urumva ko harimo gatanu didiose, ni umunsi nihaye nzaba ndi i Kigali kugira ngo hazemo izo gatanu gusa. Hanyuma nihajya hashira umwaka nge ngira ikintu nicara nibuke ngo izi tariki nizo nagereye i Kigali. So rero itariki zarageze, mbwira ababyeyi ntingiye i Kigali. Biba ngombwa ko ngenda kuko ntibari bumbuze, nari maze kwiga kandi nubundi ni ari nge mfura mu rugo nagombaga kugenda. Ndaza baransengera ngo ko mva mu muryango ukijwe, bankubitira isengesho riramperekeza nzi Kigali. Ariko nubwo naje mwari mwabyumvikanya ko uje Kigali baragusengera rwose, bambwira ati hari umugabo rero ushobora kuzabana nawe aho utari, wa wundi ubera hose icyari. Barasengaga. Jewe ntago niyizi mbona mama adakijijwe, niyizi mbona mama akijijwe ari umuhanuzi. Ntago nzi mama adakijijwe, ajya mbwira ko nyine mbere atarakijijwe, ariko nge simuzi, ngiye muza akijijwe. Yego, ubwo rero yaransengeye, arambwira ati hari umugabo ujya ubaho tutari, uwo nguwo mugendane. Ariko kuko nasanze ari umugabo, hari amateka azwiho yigeze yatunga imbaga y'abantu mu butayu, nta za supermarket zari zihari. Ubwo n'Abisirayeli nshaka kuvuga, yigeze ibyo ngibyo ibikora. Ibyo yakoze byo ni byinshi, twamwibukiraho kwikubitiro yahanitse ijuru nta muyeda akoresheje. Uyu munsi umugabo ajya guhanika igiti hejuru y'inzu agakenera ukimufasha kukizamura, ariko we yabambye ijuru nta muyeda akoresheje. Ni umugabo rero ndamubashimiye cyane. Uraje ugeze i Kigali, wa mugani tuzongera tunabigarukeho nuko byagiye bwa gato muri iyo myaka ngaha hari ubuzima burimo aho ngaho. Uraje ugeze i Kigali, birafashe. Urabona birafashe, barayizi habino umuntu hanze tuzi uvuga ngo byarafashe, sibyo? Cyangwa kandi Imana igufashe bikomeze bifate nyine. Ikindi ni iki mu bifatika, ikindi kintu nshima Imana mu bifatika, ndagikubira muri bimwe ibitumye uyu munsi umpamagara ngo dukore ikiganiro birafatika. Ibituma igihe kimwe nigeze kumva nshimye Imana mu mutima. Impamvu ngiye kuvuga igihe nshima Imana buri munsi, ariko hari igihe nabitekerejeho cyane. Njyewe nagiye kuri televiziyo, nkora kuri televiziyo ya BTN, urabizi. Nakubeshye byaje ari nk'inzozi. Background yanjye ntabwo yanyemereraga kujya kuri televiziyo. Background yanjye ntabwo yanyemereraga kuba ndi kumwe nawe ngo tuganire.
background yanjye ntabwo yanyemereraga kuba nakwandika indirimbo. Uyu munsi indirimbo nanditse imaze kurebwa n'ibihumbi 100 birenga, already byararenze ibihumbi 100 mu mezi angahe yonyine nk'atatu nibwo cyuzura. 3 yuzuye ejo bundi ku itariki 3 z'ukwa gatanu. Urumva hashize na 3 hashize iminsi 2 amezi 3 yuzuye. Mu by'ukuri ibihumbi 100 ni byinshi, ngewe sinzi ukuntu nabivuga, nishimwe rikomeye cyane. Ibihumbi 100, hari umuntu watangiye umuziki kera ushobora gushyira indirimbo hanze ntirebwe n'ibihumbi 100. Radio si barahari, ni imyaka 10-15 igashe. Ukorera abatakoze sinuka bayiririmbye na video oya ni audio nashyize hanze. Bazo audio irebwe n'abantu ibihumbi 100. Ibyo bintu ntabwo bisanzwe. Iryo ni ishimwe rikomeye cyane rintera kongera kuvuga ngo ni umugabo, ndetse nkavuga ngo uruta abandi. Niwe mugabo utajya udutenguha. I Kigali yanyakirije ubwuzu. Kigali rero buriya yewe nkigera Kigali Imana yanyakiriye neza cyane. Ndabyibuka nigeze gukorera kuri Grand Legacy Hotel nkigera Kigali, urumva mvuye mu cyaro, ubwo nubundi buzima mu cyaro hari ahantu nakoreraga amafaranga kuva mu saa 11 za mu gitondo kugeza saa 12 za nimugoroba nkorera 1,000. Nacuruje amavoka mu cyaro, urumva amafaranga ubo nkafata igare nkirwa nzenguruka mu ngo nshaka amavoka yo gucuruza. Ubwo nubundi buzima two kubwinjiramo cyane, ariko ubwo buzima mbuvuyemo ngeze I Kigali mpita ntangira mpembwa ibihumbi 3 mu masaha 8. Yari amafaranga menshi, kandi noneho nariye, kandi nariye neza hari muri hoteli. Ndabyibuka igihe kimwe hari igihe natekereje gusa amafaranga bazayampa buriya, nkumva ibihumbi 3 ntibazabimpa. Igihe kimwe nahembwa amafaranga natangiye ukwezi kugezemo hagati bampa ibihumbi 2 muri nko muri 62, kuko nari narumvise ko I Kigali hari abantu badanje. Nanze gutega umumotari cyangwa ntega imodoka ngo batanigira mu modoka, kandi yari imodoka ziri publique. Ariko naravuze n'abanyakigali ni danje buri yashobora guhita bimenya bahumurirwa n'amafaranga kubi. Navuye I Remera mfashe mu mufuka ya mafaranga ndinda ngera Kaciraho nabaga mugifashe mu mufuka ngo hatagira umuntu nsagarira kanayanya. Akaba motari numvaga bose bazi ko mfite amafaranga, ko numvaga umuntu ufite amafaranga byanze bikunze agomba kumenyekana, ku buryo numvaga ari ikindi kidasanzwe. Niyo mafaranga menshi nari ntunze kuva mbayeho. Rero urumva nta kintu nashinza Yesu, yagiye akora iby'imbaraga. Hanyuma dusubire kuri ya ndirimbo, igitero cya kabiri kivuga ngo iki? Igitero ubwiyo ni lofure navuze, ahubwo igitero cya mbere kiravuga ngo mu bihe bidasanzwe. Indirimbo rero iyo ndi kwivuga mu bihe bidasanzwe waranyiyeretse. Ibyo bihe byose nyine nagiye mvuga nibyo navugaga, ngo uwambereye Imana y'ibyirato. Ari abantu benshi birata ba anko I Burayi, birata amagare n'amafaranshi, ariko Uwiteka yambereye Imana y'ibyirato. Mu bihe bidasanzwe waranyiyeretse, wambereye Imana y'ibyirato. Numvaga ako kantu ari akantu kanyuza umutima wanjye, kuko impamvu nageze I Kigali numva urumva hepfo no haruguru ninjye wibonaga, no hirya no hino. Urumva hanyuma navango kandi y'imvura iguye umbera umutaka, izuba ryava ngendo ntwikiriye. Urumva ngo naho imivu yatemba, iyo imivu itembye unyambika inkweto, ngo kandi mbeho ntabwo injya nyumva ngendo umfubitse. Iyo ni cyambere. Hanyuma nkahita hari akandi nongeraho bita ka bridge, abantu babahanzi bahita bakumva iyo mvuza ka bridge kiyongera ku gitero. Nkavuga ngo kubera ibyo byose wakoze nanjye nzabifata mbishyire mu muzingo, kandi mvuge neza nabonye. Nzabishyira mu muzingo mvuge ineza yawe nabonye. Urumva ko rero icyo ni igitero cya mbere nako ka bridge. Igitero cya kabiri rero cyayo kiravuga ngo mu bihe bidasanzwe nicyo maze kuvuga. Ikindi kiravuga ngo ko numva nkibageze navuze mbere yuko kikiza ubundi ibyo bitero byose byaziye rimwe. Hariko umuntu andika indirimbo cyambere ni nacyo cyabanjije kuza, ujya muri pause urongera ikindi kiraza. Urumva ngewe reka kwanza mbanze nakivuge. Kiravuga ngo mu gikombe wankuye ndahatekereza, bikampa imbaraga zinyinjiza imbere. Urumva uburyo nandika indirimbo ngewe akenshi indirimbo izandyamye rwose sindabona, ni gake cyane. Iyo mvuze nk'ubu n'urugero mbwiye ngo nyandikira indirimbo, ntabwo nahita nyandika, sinabishobora, sinanabeshye n'abantu ngo uzambwire ngo numvise wandika indirimbo ngo nyandikira indirimbo. Iyo umuntu ambwiye ngo nyandikira indirimbo ndamubwire se mvuge ku biki, akambwira ati ndashaka ko umbwira ku mbaraga
zimira izindi za Yesu z'Uwiteka. Ndagenda nkabisengera rero nkanasoma indirimbo akenshi izandyamye, indirimbo izaba nziza ngewe izandyamye nkayandika mu nzozi, hanyuma bugacya nyizi. Ni gake cyane nagiye nandika indirimbo ntaryamye atari mu nzozi, nagiye nzandika ariko si nyinshi nizo nagiye nandika ndose. Urumva ko rero n'Uwiteka ugenda ubyikorera cyane. Indirimbo aho igeze ubu ngaho urahishimiye cyangwa urumva ikigero ushaka aho igera, banga ubwo butumwa bwiza aho ushaka ko bugera ni ahangaha cyangwa urumva ko byakomeza? By'ukuri Dedius, ibyo mbona uyu munsi sinanakubeshya ngo ni inzozi narose, sinigeze nanazirota. N'Uwiteka wenyine wabyikoreye mu maboko ye no mu bushake bwe. Si ubuhanga, mbwira abantu ko atari ubuhanga. Abantu benshi bagiye bamfiresita benshi cyane bambwira ngo uri umuhanga uzi kwandika, nkababwira nti ntabwo ari ngiwe, uriya n'Uwiteka ushaka kwikorera imirimo, kuko nta buhanga nzi mvuge ngo naranditse nkajya mvuga ngo reka nshyiremo n'iyi tekinike. Oya, nanditse uko umwuka bimpaye niko nabihereje abantu. Rero mu by'ukuri ntabwo navuga ngo niho nshaka kugera, kubera ko nzi ko hari icyo Uwiteka yavuze. Ibihumbi 100 bimaze kurebwa n'iyi ndirimbo. Hari inkuru nziza nakiriye, umuntu yigeze kumpamagara arambwira turacyaririmba, ati mu by'ukuri nashimye Imana. Arambwira ati uzi ko maze kwakira, ni umuvugabutumwa cyane. Arambwira ati maze kwakira abantu 3 bihaniye kubera indirimbo yawe. Barambwira ngo twari twarataye inyandiko ariko turayumvise, turongeye dusubiye ku nyandiko, dutegereje Imana. Numvise binshimishije cyane mu mutima cyane. Hari umuvandimwe uherutse kunyandikira, ndanamusuhuje cyane, ngira ngo yitwa Jean Paul, ari Burundi. Arambwira ngo ndafunze, ndi muri gereza. Ati uyu munsi hari ku cyumweru ndi gushaka karirimbo kamfasha kuri YouTube. Ati ngwa ku ndirimbo yitwa Mbitse Inyandiko, ngize amahirwe mbonye nimero zawe. Ati iramfashije cyane kandi mise numva kwiheba birangiye. Nyine urumva ko indirimbo igenda igasanga n'umuntu uri muri gereza, kagenda igasanga abantu benshi batandukanye. Mfite ubutumwa bwinshi kandi niyo ugiye muri comments z'abantu ugenda ubona abantu bagiye bakomantinga n'imbamutima nyinshi cyane. Rero ntabwo mvuze ngo niho nshaka kugera, ariko n'ukuri byakozwe ndabishimiye. Aho iri mu gihugu cyo mu ijuru yumve ko nyishimye, ariko aho kugeraho ni hagari cyane, kuko yaravuze ngo mugumi i Yerusalemu murindire mu murwa kandi mwigishe i Yerusalemu ni Yudaya kugera ku mpera z'isi. Urumva rero ndacyafite urugendo runini, ntaho ndagera. Uyu munsi ndi mu Rwanda gusa, ibyo bihumbi 100 birenze 100 bimaze kuyireba. Nkeneye no kuzabigeraho nkabiririmbira live aho biri hose mu mpande zitandukanye z'isi, tugafatanya kuramya no guhimbaza no kuvuga noneho rwa rukundo neza nazambaraga. Rero urumva aho kugeraho haracyahari hanini cyane. Noneho umuntu yakwibaza n'ibyo 100 ko birakiyongera n'ubundi. N'uyu munsi hari n'ibindi hari n'abandi bayirebye bayumvise n'abandi. Noneho yakwibaza hari urwego wumva ushaka kugeraho rw'umuntu runaka? Mu by'ukuri nkubwije ukuri, nta rwego numva nshaka kugeraho rw'umuntu runaka. Njyewe ndashaka gukorera Imana bimvuye ku mutima, iyo bwayo niyize uko izangira mu gihe kandi gikwiye. Naho wenda kuvuga ngo reka ngo numve ngo ko nzaba nka runaka kubera ibikorwa bye byinshi, biriya ni ku Uwiteka yabishatse ko nawe abakuriye. Nanjye hari uko Uwiteka yangeneye nzaba mu gihe iki gihe cyangwa n'ikindi kizaza. Nta muntu n'umwe nshaka kuba nkawe rwose, nta n'umwe. Jewe buriya sinanagira umuhanzi umwe mvuge ngo uyu muhanzi ni umuhanga. Ngiye mfashwa n'indirimbo. Niyo numvishe buriya no muri sekera ngira indirimbo nkunda, nkayumva nkumva ni indirimbo yanditse neza, nakumva ubutumwa bwayo nkumva ni ubutumwa rwose bufatika. Iyo atubwira muri sekira nakubwiye, hari indirimbo za Clarissa Karasira nkunda, hari indirimbo za Bosco nkunda ubigenza uti ndayikunda rwose. Hari indirimbo za Mbonye nkunda, ubwo ni muri gospel. Hari indirimbo za yewe, ntago ngira umuntu umwe ngo mvuge ngo uyu muntu ni umuhanga AAZ, ahubwo ngenda mfashwa n'ibihangano bigiye bitandukanye ku muntu. Ahubwo ko kunda Bosco no rugero mushaka gukorana indirimbo? Bosco twakorana indirimbo rwose nta kibazo. Ntago ndi limite ku kintu kijyanye no gukorana indirimbo n'umuntu.
mpfa kuba ntava mu murongo wanjye. Jay Polly mwakorana indirimbo? Jay Polly twakorana indirimbo. Icyo nkubwira mpfa kuba ntava mu murongo wanjye kuko wenda sinshaka kuvuga byinshi, ariko ushobora gusanga umuntu nanze gukorana indirimbo, wenda tuvuge n'urugero Didius, reka nitangire urugero kuri wowe, wenda uri umuhanzi winywereye byabwenge n'iki, uko nago nk'iyo byabwenge by'ubereza ngira abantu kari urugero ndi gutanga ni wowe uri hafi, winywera inzoga n'ibindi byaha bitandukanye, ariko wumvise nsohoye indirimbo urayikunze cyane kandi uri umuhanzi, uravuze utari uriya muhanzi twakoranye indirimbo, nkamusaba ko dukora indirimbo ya gospel. Byibuze kugira icyo gitekerezo cyo gukora indirimbo ya gospel ni kimwe cy'uko indirimbo nasohoye iri kugira umumaro. Rero kukwangira ni ukukurimita ugahita ubona yuko abarokore b'iki gihe ari babandi bironda, ahubwo tugomba gukorana indirimbo, ndetse nkanakubwira tugafata igihe cyo kuyisengera, nkakubwira umurongo wanjye n'uyu, igihangano cyanjye ndabanza nkakigira ku karago, nkajya ku musozi w'Iteka akakivugaho, urabyemera, tugasenga, kuko ushobora gusanga uwo ari wo munsi mu minsi yigize imyaka Uwiteka mushakaho. Nta n'umuntu n'umwe rero nakwangira gukora indirimbo, kabone nubwo yaba kuva atangira umuziki we yararirimbye ibishegu na n'uyu munsi akaba ari byo akiririmba, nta muntu n'umwe nakwangira ko dukorana indirimbo. Bruce Melody n'urugero bati nyandikira, wamwandikira? Byaterwa n'iyambwiye ngo mwandikire. Gospel nayandika rwose, gospel nayandika. Ariko uri umusizi n'umuhanzi sekira, Bruce Melody ati nyandikira indirimbo y'urukundo. Nta jewe rwose indirimbo z'urukundo ntago nayandika, impamvu ndi mu murongo wa gospel yabagiye kuntesha umurongo wanjye, ntabwo nayandika. Icyakoze n'ubu ngubu ibisigo ntago nkibirimo cyane kubera ko urumva uyu munsi ndi mu murongo wa gospel, ndi mu murongo ntabwo wasigira Imana se, ntabwo bishoboka cyane rwose cyane. Sibye ko nanze kubikubwira kubera ko nagiye mbyibagirwa, ariko hari igisigo nise umugabo uruta abandi uwo n'Uwiteka. Ibisigo bya gospel rwose nabyo ndabifite, kandi nyuma gato bagiye gutangira no kubibona byinshi, ngenda nsiga ku Uwiteka. Tugendera tugana ku musozo, mfite amatsiko ejo bundi radio yatangiye kugukina, televiziyo ejo bundi yatangiye gukora amavideo, wabona tugiye gutangira twumva ukorana n'abandi bahanzi bamenyerewe cyane muri gospel ubicyamamare. Umuntu agiye gutangira ajya guhamagara ku bure niko bizagenda, ugiye gutangira ugera ababonsa n'ababonsa nk'abagenda iruhande rw'abantu, ugiye gutangira ureka kugenda kuri moto, meze bite? Icyo navuga kuri ibyo, uko umuntu yampamagara akambura, n'ubundi kuva aho ntangiye gutungira telefone hari umuntu wampamagaye akambura ku mpamvu zitandukanye. Ndi mu kazi gatuma ntari bufate telefone bitewe n'abayobozi banjye, sinyifite sindi kure. Ubwo buryo burashoboka ko n'ubundi bwazabaho, ariko bwabaho agahita avuga wenda ngo nuko umuntu abaye umusitari. Ibyo ngibyo bibaho rwose. Wenda kuba ubivuze, wenda hari urugero, kuko jye sindi bukubaze kuko ninjye uri kubazwa, ariko wenda ubwo ufite n'urugero. Ariko birashoboka ko umuntu mu buzima busanzwe umuhamagara ukora babura. Ubwo buryo rero nibwo buzaba, nta bundi buryo buri inyuma y'ubwo buzambaho, ku buryo nshobora kubona umuntu ari kumpamagara kuri telefone ngo mwihorere uwo ari we wese ndamwakira. N'uyu munsi njyewe iyo umpamagaye nkabona wambuze mpita nguhamagara, naba nkuzi naba ntakuzi. Urumva rero by'ababawusa byo ntabwo ari ibintu byo gutekereza aka kanya, ariko njyewe Uwiteka uburyo aturinda birampagije. Abamarayika nabo babonsa bawe. Hari ingabo nyinshi yohereza buri munsi, izo zirampagije zindwanirira intambara kandi zikomeye. Mu bikari intambara ziba ari nyinshi, ariko iza zitsinda atanambwiye nkabona nidegembya. Igihe kimwe iyo usomye mu Itangiriro igice cya mbere umurongo wa 9, ngo nuko Uwiteka aravuga ngo amazi yo munsi y'ijuru ngo ateranira ahantu hamwe ibyumutse biboneke, ngo biba bityo. Ngo amazi yo munsi y'ijuru ngo ateranira ahantu hamwe ahumutse haboneke, ngo nuko biba bityo. Rero impamvu twidegembya kuri iyi si ntabwo ari ababosa dufite, ahubwo nuko hari ibintu Imana yateranirije ahantu hamwe ahumutse hakaboneka. Ntabwo ari ababosa,
oya ntabwo ari ukwaba umusitari, ntabwo ari amashuri wize, ntabwo ari icyubahiro n'umuryango n'amateka afatika ya famiye, oya, ahubwo ni ibintu Uwiteka yagiye afata arundanyiriza ahantu hamwe biguhereza inzira, nta kindi. Reka dusoze tugushimira ariko tuguha ijambo, nimba hari ikintu tutakubajije cyangwa se nimba hari ikindi kintu ushaka kubwira abakunzi bawe, hari ikintu runaka ushaka ufite ku mutima noneho ubu ngubu nicyo twasorezaho. Ntabwo ndi buvuge byinshi, ntekereza ko amagambo maremare ntakwira mu ruhago, ntekereza ko mu yavuzwe wenda harimo ayakubaka umuntu, we yakubaka yamwubaka, ariko sinabura icyo navuga. ndasaba abantu twese dukorera Imana cyangwa abantu bose tujyanye mu rugendo rujya mu ijuru kubikora tubikunze, kandi mbabwira ko bishoboka ko igihe cyose urimo udakwiye gucibwa intege nacyo, kandi niba icyo Uwiteka yakuvuzeho inyandiko zose ugendana nukuri Uwiteka azazisohoza. Hari ikintu kimwe ngira ngo mbwira abantu, hari igihe umuntu ahura n'intambara nyinshi zikomeye kandi asenga, ugasanga rimwe na rimwe binamuteye gusubira inyuma. Hari ikintu ngira ngo mvugaho ngaho Didius, ubundi nanjye ndekere. Dawidi bamaze kumusukaho amavuta, izo nkuru bose barazizi, ntabwo yahise agenda ngo abe umwami. Dawidi yasubiye mu ishyamba, arongera ajya guhangana na za dubu na za ntare, kugeza igihe cy'Imana kigeza abo mwami. Si igitangaza rero ko nawe waba ukiri mu ishyamba kandi warakijijwe n'ibyo, ariko usubira mu ishyamba uri guhura n'intambara, uracyaburara, umerewe nabi, ariko reka nkubwire ngo mu gihe cyagenwe Sawuli Imana izamubuza ibitotsi, agukenere kugeza ubaye umwami, kugeza inyandiko za Uwiteka yaguhaye azisohoje. Gusa icyo nagusaba ni ukujya wibuka gutikinga ukavivura, kubera ko gukora by'Imana izakora, kandi nikora ntabwo izaceceka. Hanyuma ikindi nabwira abantu, ndifuriza abantu bose gukizwa, ntabwo mbibahatiye, ndifuriza abantu bose gukizwa. Impamvu mvuze iri jambo ko ntabibahatiye, nta kintu wakora ngo uhatire umuntu akizwe, ariko impamvu mbimwifurije nuko gukizwa hari mu bundi buzima twari twarahishwe igihe tutari twarakijijwe. Mu by'ukuri iyo ukijijwe ubona amahoro utahabwa n'amashuri, utahabwa n'amafaranga, utahabwa na famiye, utahabwa n'icyubahiro. Gukizwa, impamvu mbibifurije, gukizwa ni bwo buryo bwiza bw'imibereho kurenza uko waba ufite amafaranga nta mahoro. Rero ikindi cya gatatu nshaka kubwira abantu, hari zaburi numva imfasha, zaburi ya 32 ku murongo wa 8, aravuga ngo nzakwigisha, ngo nkwereke inzira unyura, nzakugira inama, ijisho ryanjye rizakugumaho. Iyo zaburi muyisigarane, kandi nukuri uyu mwigisha bigishe, abagira inama, abereka inzira munyura, ijisho rye ribanyureho, kuko ibi bihe tugezemo atatubaye hafi twazimira, twabura. Hari amashyamba menshi yatumira, impyisi zaturiramo, ariko uwo mwigisha nukuri abahoreho. Murakoze cyane. Ego murakoze. Kandi ikindi wenda nibagiwe kuba navuga, ngira social media zitandukanye. YouTube ni Habi Aloizi cyangwa se Aloizi Habi, na Aloizi Habi. Izindi social media za Facebook, Twitter, Instagram na Aloizi Habi 250. Ubwo ngira na channel yitwa Ubutumwa TV inyuraho ubuhamya butandukanye, nayo abantu bayisura nukuri bakagomeza kugenda kumva imirimo y'Uwiteka. Inyuraho ubuhamya butandukanye, ku buryo uwo ari wese ushaka gutanga ubuhamya bw'imirimo y'Uwiteka, nawe yajya kuri iyo channel, haba hariho na nimero agahamagara, hanyuma akaduhereza ubuhamya kugira ngo dukomeze dukusanye. Iyo turi kuvuga imirimo y'Uwiteka, hari abantu benshi bagenda babyita ibikabyo, ni ibikabyo by'abarokore, ariko nukuri Uwiteka arakora, kandi Uwiteka ariho, kandi hari abantu benshi bahamya imirimo ye. Iyo babaye 2, 3, 4, 5 burya bari umugabo kandi abakora. Reka rero tugushimire cyane, kandi ko Imana ikomeze kwagure aho udatekereza, intekerezo zawe zitagera uhagere. Reka rero tubashimire mwese mwamukurikiranye Shalom 250, tukusaba gukomeza gukora subscribe, ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu. Ni ibiganiro byiza, kandi ibiganiro nyine bikwagura, bikuvana ahantu bikugeza ahandi. Na Didius Imana bane nama.